Shalom shalom mwaramutse igitondo cyiza ndabashuje muri iki gitondo aho muri hose. Yesu ashimwe cyane. Turashimira Imana yuko twongeye kubyuka turi bazima, turashimira Imana yuko ikiturinze. Reka dushime Imana. Turagushimiye Imana nziza, igitondo cyiza uduhaye, tugushimiye ko tubyutse turi bazima. Turashima izina ryawe, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Uyu mwanya tuwushyize muri wowe, ukomeze kubana natwe no kutugirira neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Inshuti zanjye, turacyakomeje kuganira ku minsi igize icyumweru n'imyuka itegetse icyo cyumweru. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wa gatanu, aho umunsi wa gatanu witwa vendredi, akaba ari umwuka w'umubumbe witwa Venus. Uwo mwuka rero cyangwa izo mbaraga zitegetse umunsi wo kwa gatanu, turareba ingaruka zitugiraho twebwe abantu. Uwo mwuka utegetse amasaha 24, ingaruka twebwe abantu tugira, haba abasenga haba abadasenga, twese uyu mwuka utugiraho imbaraga. Rero ndagira ngo tubisengere nkuko nababwiye yuko dusenga tumenagura uyu mwuka amasaha 24, kuko uyu mwuka ni gukora. Icyambere, uyu mwuka uteza ubusambanyi bwinshi cyane ku bakuru n'abatoya. Uteza abantu kugira irari ry'umubiri, urukundo rwo bita eros. Umuntu akararikira, umuntu agasamba, ubusambanyi bw'uburyo bwose. Uyu mwuka uteza abantu gufatwa ku ngufu. Ni umwuka uteza abantu gufatwa ku ngufu. Iyi mbaraga Venus, Vendredi nyine Venasi, iteza abantu gufatwa ku ngufu. Ikindi, uteza ubusambanyi no gucana inyuma kw'abashakanye. Iyi dayimoni iteza abantu kudakorera Imana. Umuntu agakomerekera mu itorero, abakristo bakagirana ibibazo. Uteza ibikomere, abakristo bakagirana ibibazo n'abapasiteri, barangiza bakava mu itorero, bakavuga ati jyewe ndabiretse, n'ibyo nakoraga mbivuyeho. Uyu mudayimoni ateza abakristo gukomeretsa abapasiteri, abapasiteri nabo bagakomeretsa abakristo, abantu bakivumbura bakareka gukorera Imana, abantu bakava mu murimo w'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Uteza nanone abantu kwita ku nyungu zabo, ariko ntibatekereze gukorera Imana, kuko ngo sinshaka kwiteza ibibazo, ngo sinshaka kujya muri ibyo. Ariko nkwibutse ikintu kimwe, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Rero ikintu utahaye umwanya, igitangaje nuko aricyo uzasanga. Yesu ashimwe cyane. Rero turiho kugira ngo dukore imirimo myiza, dukorere Imana mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana muri Matayo 4, tubona Satani agerageza Yesu. Uyu ni wo mwuka watiye Yesu umugerageza. Uyu mwuka ntabwo ushaka ko abantu bakorera Imana, ntabwo ushaka ko abantu batambira Imana. Abantu bita ku nyungu zabo kurusha umurimo w'Imana. Ukareba ibindi bintu, ariko wavuga ku murimo w'Imana uti wapi, cyangwa n'inshingano ufite mu itorero runaka, ugasanga nizo za nyuma mu bintu, mu nshingano ufite. Ukwiye rero guhinduraho iyo mikorere ukoreramo. Yesu ashimwe cyane. Imirimo dukora niyo izaduherekeza kandi niyo izaduhesha ikamba. Yesu nashimwe cyane. Uwo mwuka kandi uteza abantu gukunda iby'isi, kugendana n'ibigezweho. Buri kintu cyose ubonye kuri televiziyo, buri kintu cyose ubonye mu nzira, uteza abantu gukunda iby'isi, kugendana n'ibigezweho. Ugasanga umuntu yaracanganyikiwe, ahora mu madeni, aguza, ashakisha kugira ngo akenda yabonye kuri televiziyo k'umuntu runaka ukambaye, cyangwa umusitari runaka ukambaye, nawe akagure ibintu byinshi. Tukabaho ubuzima bwa competition, tukabaho ubuzima bwo kwigereranya mbese ntitube twebwe. Imana iragusaba kunyurwa, gukora ibintu biguhaye amahoro. Yesu ashimwe cyane. Uteza abantu gukunda ubutunzi bw'isi,
gukunda iby'isi, uyu mwuka urangaza abantu nk'uko kwa gatanu biba bishyushye, mwoto. Bibiliya ikatubwira ngo dukunde Imana kurusha ibintu byose. Kundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Inshuti yanjye, ndagukangurira gukunda Imana kurenza ikindi kintu, kuko gukorera Imana nibwo butunzi. Iyi mbaraga rero yo kuwa gatanu, uyu mwuka utegetse kuwa gatanu, n'ibyo biwugize. Ni umwuka mubi cyane usenya amago, uteza ubusambanyi, uteza abantu gufatwa ku ngufu, uteza uburayi buteye ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Uteza abashakanye gucana inyuma, usenya amago, uteza abantu kwivumbura, kudakorera Imana, gukomeretsa, gukunda iby'isi, gukunda ubutunzi. Yesu rero adutabare, twirirwe turimbura iyi mbaraga. Inshuti zanjye, ni Imana yashyize ku mutima kugira ngo mbigishe ibi bintu, kugira ngo mushobore kwibohora, guca iyo migozi. Tubibona ijambo ry'Imana muri Yeremiya 10:10. Dusenye, turimbure, twubike, tumenagurize imbaraga. Nkwibutse ikintu kimwe, nawe wakomeretse, nawe wakomerekejwe n'abantu, nta kibazo ufitanye n'Imana, ikibazo gifitanye n'abantu. Abantu rero ubabarire, ukomeze ukorera Imana, kuko nyuma y'ibi ni Imana muzihurira, imirimo wakoze n'izaguherekeza. Abantu bababarire, abantu bareke nabo bafite imiruho yabo, bafite ibibazo byabo. Wowe komeza, korera Imana, subira mu rusengero, subira mu nzu y'Imana, subira mu murimo Imana yaguhamagariye gukora. Reka rero dusenge. Mana nziza, turasenga kugira ngo Uwiteka Nyiringabo dutabare, umenagure iki cyuka gisenya amago mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka uteza abantu gucana inyuma, mwuka uteza abantu ubusambanyi, mwuka uteza abantu gukunda iby'isi no kujyana n'ibigezweho, mwuka uteza abantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ubuza abantu umutekano, ukomeretsa abantu mu nzu y'Imana, abantu bakazinukwa. Abashumba barakomeretse, abakristo barakomeretse, abantu barakomeretse mu miryango. Izi mbaraga zisenya amago, izi mbaraga ziteza ubusambanyi, izi mbaraga ziteza abantu gufatwa ku ngufu, iyi myuka itwikiriye urubyiruko, izi mbaraga z'ubusambanyi, iyi myuka isenya amago, turawusenya wa mudayimoni we, turakumenagura wa kigirwamana we, turawusenya mu izina rya Yesu Kristo. Twaguhawe ubutware, turakuboha mu izina rya Yesu Kristo, turakohera aho Uwiteka yakugeneye. Turagukura mu buzima bwacu, turagukura mu miryango yacu, turagukura mu gihugu cyacu, turagukura mu migabane yacu, turagukura mu matorero yacu, turakuboha mu izina rya Yesu Kristo. Imana nziza, turasenze, turatera imbuto yo kumenya, turatera imbuto yo kukubahisha. Ijambo ryawe riratubwira Mwami, uyu munsi tuwambuye Satani mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi turawukugomoreye Kristo, uyu munsi w'umugisha, uyu munsi w'ubutsinzi. Turakira ubutsinzi bunesha imbaraga z'isi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ryawe riratubwira ngo uri muri twe yanesheje uri mu isi. Mana nziza, turasenga kugira ngo buri muntu wese muhe imbaraga zo kongera kugukorera. Abari baraguye babyuka, abari baracitse intege, bafite ibisebe bavirirana, ubomoza imbaraga zawe Papa. Mana nziza, ndasenze kugira ngo amaraso yawe atwikire ubuzima bwacu, atwikire imiryango yacu, atwikire amago yacu, atwikire abana bacu, atwikire igihugu cyacu, atwikire umugabane dutuyemo, atwikire abatuye isi. Uwiteka ubabohore muri ubwo bubata bw'ibyaha, ubabohore muri ubwo bubata bwo gusubira inyuma. Iyi mbaraga isubiza abantu inyuma, iyi mbaraga isubiza abantu mu byaha, turayisenyesha umwuka w'Imana. Mana nziza, urakoze, tukuzamuriye icyubahiro. Turagushimiye yuko uduhaye imbaraga zitsinda ibyo byose byari byaratuboshye imyaka myinshi. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, muhabwe ubutsinzi kuri uyu munsi wo kuwa gatanu, amen.